Hello, how are you? How do you feel? My name is Natasha. Thanks for watching my video. I love you. Mwah. Muraho neza ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mubana natwe umunsi ku wundi. Ndabashimiye cyane mwebwe mudahwema kudukurikirana gatanu kuri gatanu, ufata umwanya wawe ukaduha comment, ukaduha like, ukaduha share. Nukuri ni inkunga ikomeye cyane, Imana iguhe umugisha. Uyu munsi rero mbazaniye ibindi bintu by'ubwenge kandi utaruzi. Nzi neza ko ibi bintu ngiye kubabwira ababizi ari bakeya. Ntunge kure rero kandi ntuntenguhe, utere agatebe ubundi nkwibwirire ibintu byiza kandi bizagufasha. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ibyiza bitanu byo kurara wambaye ubusa cyangwa se kurara wabunuje. Ibi ni ibintu byiza bitanu byo kurara wambaye ubusa. Abantu bamwe na bamwe batinda kuryama bibaza ku mwambaro bari burarane, ariko kandi kurara umuntu yambaye ubusa ni byiza. Ntabwo ari kimwe nko kurara umuntu yambaye imyenda. Kurara umuntu yambaye uko yavutse bituma umuntu asinzira neza kandi umubiri we ukagira ubushyuhe bukwiriye, ndetse n'ibinure bikagabanuka mu mubiri ukagubwa neza. Rero ngiye kukubwira ibyiza byo kurara umuntu atambaye imyenda. Icyambere turahasanga yuko kurara umuntu atambaye bituma umubiri ugira ubushyuhe bwa ngombwa, cyangwa se bituma umubiri ugira ubushyuhe bukenewe. Abantu batandukanye bibwira ko kuryama bambaye ari byo bituma umubiri ushyuha, ariko umubiri urwanya ubushyuhe iyo umuntu atambaye. Amaraso agatembera neza mu mubiri. Imyenda yo kurarana nk'amapinjama, amasogisi hamwe n'ibyo turara twambaye bigiye bitandukanye, ni ukuri ntabwo ari byiza kurara ubyambaye, kuko biganza cyangwa se bibuza amaraso gutembera neza mu mubiri igihe uryamye. Ngira ngo usobanukiwe neza yuko kurara utambaye ari byiza kurushaho, kuko kurara wambaye bituma amaraso yawe adatembera neza mu mubiri. Icya kabiri turahasanga yuko bigabanya ibinure bitari ngombwa mu mubiri. Kurara umuntu atambaye cyangwa se kurara umuntu yambaye ubusa bituma ibinure bigabanuka mu mubiri, kandi umubiri ukaruhuka neza. Umubiri ukoresha imbaraga kugira ngo ushyuhe, bityo bigatuma utakaza ibinure. Wow, mbega ibintu byiza! Kurara wambaye ubusa burya ni byiza bingana uko nguko. Nshuti zanjye, ndabagira inama yo kujya murara mwambaye ubusa guhera kuri uyu munsi, kuko bizatuma umubiri wawe ukora neza, amaraso atembere neza mu mubiri, kandi binatume ugabanya ibinure bitari ngombwa mu mubiri wawe, kubera yuko ngo bituma umubiri ukoresha imbaraga kugira ngo ushyuhe, bityo bigatuma utakaza ibinure. Wow. Icya gatatu bituma umuntu ahorana itoto. Kuryama wambaye cyangwa wabanje guhura n'ubushyuhe bwinshi bituma umubiri utarekura imisemburo, hamwe n'umusemburo utuma umuntu akura, akaba ari nayo misemburo y'ibanze ibuza umubiri kudasaza. Iyo ubushyuhe bugabanutse mu mubiri kubera ko umuntu yaryamye atambaye, ya misemburo irarekurwa, bigatuma uruhu rwawe ruhorana itoto, kandi bituma umubiri ukora imisemburo. Umusemburo witwa endorphine utuma umuntu akira indwara mu buryo bworoshye. Ikindi kandi kurara umuntu atambaye bituma imisemburo y'abagore ikorwa cyane. Wow. Nyamara bino bintu ni byiza kandi ni iby'ubwenge. Kandi turahasanga yuko bigabanya ibyago byo kwandura indwara zimwe na zimwe. Ibice bikunda gutota hamwe no mu myanya y'ibanga hakenera umwuka wo hanze. Ubushyuhe butewe no kurara umuntu yambaye bituma udukoko twororoka, bityo udukoko twanduza tukavuka, umuntu akaba yakwandura uburwayi ku buryo bworoshye. Rero niyo mpamvu kurara utambaye ari byiza cyane. Wow, bituma umubiri wawe uhumeka neza, ndetse ngo uri mu myanya yacu y'ibanga haba hakenewe umwuka wo hanze.
ngira ngo urabyumva rero, iraye utambaye harahumeka. Wow, ni byiza cyane. 5 ndetse ari nacyo cya nyuma, ngo byongera ubushake bw'akabariro ku bashakanye. Kurarana kw'abashakanye bombi batambaye bituma barushaho kwiyumvanamo kandi bikongera n'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Kugira ngo iyi ngingo yo irareba abubatsi, ngo bituma nyine abantu bagirana ubushake. Wow, ni byiza cyane. Ibi ni ibintu 5 byiza byo kurara umuntu atambaye. Ibintu byiza pe byo kurara wambaye ubusa, ni ukuri ni byiza. Niba uyu munsi wajyaga urara wambaye, ni ukuri pe guhera uyu munsi ujye urara utambaye, hanyuma uzambwire nyuma muri komenti uko uzajya ubyuka wiyumva. Twabonye ko icya mbere bituma umuntu arara, ikintu cya mbere gituma umuntu arara atambaye ubusa, ikintu cya mbere kimubaho ni uko nyine ngo umubiri utakaza ibintu bitari ngombwa, cyangwa se utakaza ibinure bitari ngombwa. Ikindi ni uko umubiri wishakira ubushyuhe. Wow, ni byiza byose, kandi bigabanya ibinure, bituma umuntu ahorana itoto, bigabanya ibyago byo kwandura indwara zimwe na zimwe, byongera ubushake bw'akabariro ku bashakanye. Ni ukuri kurara umuntu atambaye ni byiza cyane, ni byiza pe. Ndakugira inama y'uko guhera uyu munsi ugomba kugerageza kujya urara utambaye, kubera ko bizagufasha ibintu byinshi. Rero ndagushimiye ko wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi, kandi mujye muduha comment, mutubwire ibindi mwashaka ko twabaganirizaho, kandi mukore share, musharinga izindi nshuti kugira ngo nazo zijye zimenya ibyiza natwe tuba twamenye. Ndabashimiye cyane rero, mwibuke gukora like, share and comment,